kandi imipira yo hanze iba ninjoro hanyuma agahita yigira mu ndaya zo muri korodori mu Giporoso. Iki cyakubwiraga ko yagiye mu ndaya? Nuko zampamagaye. Baraguhamagaraga bakakubwira ngo iki se? Bakambwira yuko jewe nta umugabo yandongoye amazi, ariko nawe yarabimbwiraga. Yarambwiraga ati imyaka nakurongoye naraguhaza sinki gushaka. Mu busanzwe ntatinya kuba yasambanya undi mugore undi afite areba. Ntabwo abitinya pe. Nukuri pe. Koko tuzi ko akenshi igitsina gabo yo kigiye kubikora kihisha wenda umugore akabikeka. Ibyo yabikoreye umugore mushyashya akunda. Ngo batashye ni amakuru umugore yampaga. Batashye ari kumwe n'undi bavuye kunywa, arangije arabyuka mubyuka inyuma, anambwira babati ikitangaje ati twari tumaze no kurongorana nk'abantu babana. Atahita mbyuka inyuma ajya gusambanya wa wundi twari twacumbikiye. Yaguze umuhoro. Uranafoto y'abatanga buhamya abaturage barabivuze. Agura umuhoro wo kuntema abaturage baramufata. Ari nayo ntandaro aho abaturage bamufashe agafungurwa, umudugudu abigizemo uruhare kuko yanze gutanga raporo y'ibyabaye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV, abari mu bice bitandukanye, abantu bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese abakunzi bacu. Nitwa Sam Gakire, ndi kumwe na Jerry, turi mu rugendo. Turi mu rugendo tuba turi kumwe na Gift Restaurant iri mu mujyi wa Kigali, mu nyubako ya Kigali City Tower. Bari mu mujyi mugereyo ko babashyiriyeho n'uburyo bwiza bwa buffet. Turi kumwe kandi na Hopeline Sport, iduka ricuruza imyenda ya siporo. Tukaba turi kumwe na Sana Joyce ndetse na Didos, kugira ngo urugendo rugende neza cyane nabo bantu tuba turi kumwe. Uyu munsi ndagarutse tugiye mu gice cy'ubuhamya cyangwa se urugendo rw'ubuzima bw'umuntu. Buri munsi nakubwira ngo urugendo rurakomeje kandi rukomeje mu bice bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira n'uyu mubyeyi muri kureba kuri kamera, afite ubuzima navuga ngo buri buze kuba nk'isomo, ariko nanone hari ibintu bigoranye bikomeye yanyuzemo, hari ibyo ari kunyuramo. Ibyo byose no kugira ngo tumuzane hano, no kugira ngo umuryango mugari w'abantu bari buze kumva iki kiganiro nitunashyiraho nimero ye, umuhe inama, umuhumurize kugira ngo akomere mu rugendo. Ikaze ku rugendo. Murakoze cyane. Amazina ninde? Amazina nitwa Ndagarushimana Domitire. Komera cyane. Ndakomeye nubwo bihangane kandi tuze wenda kugerageza kugira ngo tugezeho abantu urugendo rw'ubuzima bwawe aho byari bigoranye. Wenda ndagira ngo tuganire ku rushako cyane kuko niho hantu yakomerekeye cyane, na n'ubu kandi agikomereka ko ntago byamugendekeye neza. Biri buze wenda no gutanga isomo, nagira ubwo abariho duhera dusobanurira abantu cyane, kuko wenda bari cyo gice duheraho n'ibindi tuzabifata, ariko reka duheraho ngaho. Yego. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye nyine ndi umumama w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Abana banjye 3 nababyaye nagize imyaka 20 mfite abana 3. Ubwo nabanye n'umugabo dushaka ubuzima. Wabanye n'umugabo ryari? Ufite imyaka ingahe? Imyaka 15. Niki cyari cyatumye ushaka ujye ufite iyo myaka mike? Wafashwe ku ngufu? Ntabwo nafashwe ku ngufu. Twabyumvikanyeho bitewe n'imibereho nari ndimo yari ingoye. Yego. We ya akurusha imyaka ingahe? Yara afite ingahe? Yakurushaga ingahe mushaka? 15. 15. Ubwo yari afite 30, ufite 15. Kuko imyaka 16 nari mpetse umwana w'imfura. Yego. Ubu mwana wawe w'imfura afite imyaka 28. Okay. Komeza rero. Afite 28, ariko uwo mwana bamunyibye afite imyaka 12. Bandese? Iwabo wase. Nase ntekereza ko yarabirimo kuko ejo bundi natunguwe no kugira ngo mubone nyuma y'iyo myaka yose ari mu bikorwa byo kugira ngo ari kuri akote yase nyine hari inzu bampaye, sinzi ubwo naba mpereye hagati, ari kuzimenagura ibirahuri. Uwo mwana? Yego.
usanga yari uwawe? n'uwanjye. Ntabwo yari abizi kuri mama we? Yari abizi ariko bamwiba icyo gihe bamubwiye yuko ngo mwanga ngo na se mwanga, ngo rero kugira ngo ngo ndamwanga ngo na se ndamwanga, ngo nyirakuru akamubwira na ba nyirasenge ngo kugira ngo bavuze papa wabo ngo nawe bamuvuze kubera ko ngo nabaroze, ngo nuko ngo bamujyana hanyuma akazajya ntera amabuye akazanyirukana mbese kugira ngo babone papa wiwe. Aho ngaho wenda ubwo turaza kuhagera. Reka dusubire inyuma gato turebe uwo mwana nyuma y'imyaka 16 wari uhetse umwana wawe w'imfura. Yego. 17 nabwo nari mpetse ubundi. Umwana nabyaye mufite imyaka 20 n'uwo mfite wa nyuma. Ariga mu wa 5 secondaire. Kuko nabonye bikomeye mpagarika kubyara, nari maze kubona ko urugo mfite rugoye. Ubwo watangiye kubona urugo ruri kugorana ryari? Mfite abana 3. Byatangiye gute n'ibiki byajemo? Ukuntu byatangiye, mfite umwana wa mbere uwo nguwo banyibye afite amezi 9. Twabaga mu cyaro, haza umuntu kudusura. Umuntu waje kudusura ni umugore wa musaza wanjye wo kwa mama wacu. Arangije amaze kuza kudusura bo bakajya bapanga ku buryo ntazi ibyo bari murumva nari nyiri umwana. Nuko igihe kimwe rero ari ninjoro tumaze kuva ku meza, uwo mudamu yitwa Alphonsine aravuga ngo yagiye mu cyumba ngo ntabwo asinzira. Umugabo ahita ambwira ntacyo ndayivuga ngo shango waretse ngo tukararana ngo hanyuma n'undi mwana agasinzira. Ntarafata umwanzuro bagiye guterura matera yo mu cyumba cy'abashyitsi ariyo uwo mudamu yararagaho, baraza bigizaho intebe muri saro barazisasa. Umwana yari afite amezi 9. Bakimara gusasa umugabo yahise atangira kurongora uwo mugore. Komera cyane, komera. Uhari uri kureba? Samu nararebaga kandi ntabwo nkubeshye kuko ibyo nabyubakiyeho imyaka yose, kuko urumva yari mu mwaka wa mbere kandi umugabo twatandukanye ubu maze imyaka 2 n'igice ku musozi n'abana. Urumva mu myaka 28 twabanye imyaka 25 n'igice. Ibyo byose nabyubakiyeho. Ihangane. Rero niho namaze kubona yuko urugo mfite rugoranye, aho ko ntari mfite ahandi hantu ho kujya. Ndihangana. Turakomezanya. Nakundaga guhinga. Ibyo bintu ntago yabigusobanuriye se? Ntago byazanye amakimbirane? Byazanye amakimbirane matoya. Kubera yuko nyuma yaho twabaga mu cyaro, yaje kugenda yahura inka musanga nanga ko dushwana umushyitsi ari kubyumva. Cyane cyane ko natinyaga ko tunashwana, mabukwe n'abaramukazi banjye batankundaga ngo bumve induru kandi batankunze. Ko babaga bishe nyuma y'ibyo byose. Musanga aho yari ari mu rwuri, ndamubaze se ntabwo ari je mugore wawe waba wahisemo uriya? Itambwira ngo mva imbere. Nguriya mugore niwe wamuzanye ni mwene wanyu. Nimba ushaka kumuha urugo rero. Umugore mwapfanaga iki? Yari umugore musaza wanjye wo kwa mama wacu. Icyo gihe nabonye nta kindi gisubizo kirimo nyine kuko ntari mfite aho kujya kandi ndi mu rugo nasezeranyemo. Narihanganye ndaceceka. Umugore bigera ubwo nyine agenda dukomeza ubuzima. Ubuzima rero burakomeza gute mugenda byari byose amakimbirane yabaye nk'ahagaze se aguha agahenge wenda mwongera gukundanaho? Twarongeye turakundana ariko iyo twakoraga tukabona amafaranga ari hejuru ya miliyoni ahitaga yafata akayatwara akagenda akayanywera yarangiza akaza nkongera kujya guca inshuro. Nkamubwira nta kibazo ni we nashatse, ntabwo nashatse amafaranga, Imana izaduha yandi. Akongera akaza tukabana
ko yigeze kurotira miliyoni n'ibihumbi 500, niyo mafaranga menshi twari dutunze kuva twakubaka. Wowe wakoraga iki? We yakoraga iki? Oya yari umufundi. Wowe? Njye narahingaga, ngahinga inyanya, ngahinga karoti, ngahinga imbuto za kijyambere, ku buryo hari n'igihe abashoramari b'i Kigali bazaga bagapakira imodoka inyanya nahinze. Ngo n'ubuhamya buzwi n'abantu ahantu nabaye. N'umuntu waba unyanga wo mu Ruhango ntabwo yahamya yuko ibyo bintu ariko byari bimeze. Nakoreraga urugo nk'umuntu udafite kivurira, nakoreraga urugo kugira ngo abana banjye batazajya kwiba kwa nyirakuru bakabaca intoki kandi batabakunze. Naho twakuraga amafaranga. Iyo twayabonaga rero twaguraga ikibanza ahantu, we nk'umufundi tukagura ibikoresho akacyubaka, cyamara kuzura tukazagurisha ya nzu. Amafaranga twaba twayagurishaga leta yose ayikorera akayatwara, akazagaruka ari uko amafaranga ashize. Ibyo bintu wabanye nabyo kugeza ryari? Kugeza muri 2020 umurenge wa Gatenga ufatanije n'umugabo wanjye kundinga. Tutari twahagera, turacyari epfo i Muhanga harya? Gitarama mu Ruhango. Mu Ruhango kugira muhave muzi Kigali ho byari byagenze ute? Kugira ngo turi mu rugendo tuzamuka turebe. Mu Ruhango kugira ngo tuhave babanje kunyiba uwo mwana. Babanje kunyiba uwo mwana, baramufata baramutwara, umwana w'imfura bamukura ku ishuri aho yigaga azakora ikizami cy'umwaka wa 6. Baramujyana turamubura hafi igihe kingana nk'ukwezi tutaza ahari. Twirirwa dushakisha, none umuturage aza kutubwira ati umwana mushaka ari kwa nyirakuru na sekuru. Atari ko iyo umuntu agiyeyo bahita bamubwira ngo yirukanye, ngo bakamusunikira mu gikari ngo atagira umuntu umubona. Ubwo rero umwana se yaje kujya kumuzana saa 7 za nijoro. Aragenda arakomanga, urumva yari akinyumvaho gatoya, nubwo yari afite umwihariko w'uko ateye ariko nta nubwo yanyangaga. Noneho aramuzana arabwira ati ni gute mutankunda ntimunkundira umugore mukaba mwafata umwana mukamutesha ishuri. Aramuzana arambwira ati rero uno mwana nimba ari ukutunanira, nimba ari uburumbo, reka umujyane mu Mutara hariyo shangazi wanjye. N'umuhungu. Hanyuma yigeyo tumenye ikibazo afite. Njya kumwakira ibyangombwa, ariko umwana aza kutubwira ati nimunjyana nshobora kugira ibibazo, hanyuma bakazavuga ko umuryango wa mama ari wo wabinteye. Ati kuko nyogokuru n'abashangazi banjyanye ahantu bavuza ibinyuguri. Ati bakajya bavuza ibinyuguri bambwira ngo barimo baramvuza kugira ngo nkire kuko babona papa mama yaramuroze. Ati bakamubwira ko nawe namuroze. Ati hanyuma bampa imiti. Umwana aratubwira icyo gihe hari n'abaturanyi twari twahamagaye, abaturanyi duturanye. Aratubwira ati rero bampaye imiti myinshi, bambwira ko igihe nzaba nakize ari uko nzajya nkubita mama, yateka ibiryo ngashyiramo umusenyi, yateka mbese ku buryo hazajya hahura induru mama akananirwa akijyana, bakabona uko bavuza papa ngo bakamushakira undi mugore. Hanyuma abaturanyi umugabo wawe se bavugaga ko wamuroze cyo wamuhaye inzaratsi? Bavuga ko iwabo bamubwira ngo anyirukane, ntabyemere, bakavuga yuko naramuroze. Byagaragara ku kise ko yarozwe? Kubera ko hari ibimenyetso by'umuntu uba wararozwe. Nyine bamubwiraga kunyirukana ntanyirukane. Kavuga ko impamvu atabumvira ari uko yarozwe. Yego. Yatubwiye ko tutamujyana mu Mutara kubw'imiti bamuhaye imugezeho ingaruka, byagaragara yuko yanduriye mu Mutara kandi atari bo bamwanduje. Abaturanyi batubwira kumwihorera kugira ngo tubanze turebe iby'iyo miti yanyweye. Yamaze icyumweru kimwe, nyuma y'ikindi cyumweru umwana twaramubuze. Noneho turamubura, sajya kumushakira ni waba aramubura. Nuko umwana yatangiye kubura. Na n'ubu se mwaje gusanga yari ari he? Ubu ngubu ari ise ni uzaho, ariko ko mu minsi yashize nyine yamenaguye ibirahure by'izo nzu bampaye. Ntabwo azi kuri mama we se? Yego arabizi, ku mwana w'imyaka 12 arabizi cyane. Ubu ngubu afite 28 ni umusore. Ubu afite hari ikibazo afite se wenda akaba afite n'uburwayi? Ntabyo nzi kubera yuko duherukana icyo gihe nta kibazo umwana wanjye. Yarize yasoje kwiga? Ntabwo yize. Bamujyanye afite imyaka 12. Ubu nta kintu akora se? Ntacyo nzi kuko nta namakuru ye, ntabwo isa tumanyegera, ntabwo narinza. Urongera kumubona? Ubu nturamubona?
ntabwo namubonye nyine bamufashe yamenaguye kuko yafashe ibirahuri arabimenagura bamunyoherereza ku ifoto banyereka ko ari umwana wacu wamenaguye ibirahure by'abapangayi. hana yanjye ubu ntimuvuga n'umwana wawe w'imyaka 28? Ntabwo tuvugana, sinzi nahawe. Ko biteye agahinda. Nuko kukuza i Kigali rero nirwo rugendo turi kureba mupanga kuhita mwimuka. Uyu mugabo yaravuze ati nyuma y'uko umwana tumubura yarankubise amvuna ukuboko. Arambwira ati wowe ntabwo nkigushaka, nimba iwacu batagukunze kandi ukaba utagira iwanyu ntabwo tugushaka, ndashaka kurongora umugore ufite iwabo. Ndigendera ndahunga kuko yari yamvunnye ukuboko. Nyuma yaho aza kubwira umukuru w'itorero ryacu bitaga Gerard, aramubwira ati iwacu nibo bansenyera nyingingira umugore wanjye agaruke. Hanyuma wari waragiye he? Wari warahokanye? Yego. Waragiye he? Mu Mutara. Abana nari narabasize. Wabaye igihe kingana gute? Mu Mutara nabaye y'ukwezi. Ariko nyuma umukuru w'itorero aza kumpamagara ngo ngaruke. Mwasengeraga mu badive. Yego. Bahano yitwa Imugejura. Uragaruka uramwumvira? Ndagaruka noneho arambwira ati rero iwacu dore bamaze kutwiba umwana, none natwe ubu nitwe dukurikiraho, nibo batuma ngukubita, nibo batuma nkugirira nabi, reka twimuke tubahunge. Hanyuma ubwo tutangira urugendo rwo kwimuka, nibwo twaje mu mujyi wa Kigali. Ni Kigali rero muhageze ubuzima bwagenze ute? Mwatangiye kwiyubaka ute? I Kigali tuhageze nta kazi yari afite, nanjye ntako nari mfite. Ariko twishakamo ibisubizo. Akajya agenda agasaba akazi, yari umufundi, nanjye nkajya mu masoko nkazunguza, nkarangura ibintu mbonye byose birangura make kuko nta gishoro, nkabizunguza. Bukeye ibyo kuzunguza mbona biragoye, njya gushaka ikibanza Kimironko. Ngeze Kimironko nkundana n'abandi ba mama, tukajya tujyana kurangura. Nabyukaga saa 8 z'ijoro nkajya gushaka ibyo ndangura Nyabugogo, narangiza nkajya kubicururiza Kimironko. Nasubiraga mu rugo saa 4 z'ijoro. Hanyuma abandi badamu baje kumbwira ukuntu bajya bafata amafaranga mu rwego. Ntangira rero kujya mu kimina cy'abandi badamu, buri muntu ari umwishingizi wa mugenzi we. Natangiriye ku 300 banguriza, nkabyishyura, baranzamurangeza kuri 600, baranzamura bageze igihe cyo kuba bampa amafaranga ageze muri 1,200,000. Hanyuma mbwira umugabo ntabwo tuzakomeza gukodesha, dushaka akantu nigashaka kabe gatoya, hanyuma tukagure. Muri icyo gihe naragendaga nkishyura credit, ngatahana imboga abadamu bakorera mu isoko barakundana, hanyuma nawe agashaka amafaranga yo kwishyura inzu no kwishyura amafaranga y'ishuri. Nabwo gakeya kuko abana benshi yajyaga ambwira yuko kwiga k'umwana bitamurira, ko mfite n'undi utarize ngo arangize na primaire, yirukanye afite imyaka 10. Nawe akakubwira ko yavuye iwawe afite imyaka 10. Umwana ugize imyaka 10 bamwirukana akagenda akajya guhiga ubuzima kugira ngo nawe azabushyikire. Ubu ngubu we akora iki? Umwana duhungana nta kintu na kimwe, cyakora yari yarasabye akazi ko gukora isuku kwa Gitwaza Zayone. Hanyuma muri ako gataro nasubiye kuzunguza nyuma yo kuva mu rugo. Naramubwiye shaka ikintu, yajyaga azakarira akiheba agashaka kwiyahura, akavuga ngo abandi baragenda bakajyana icyifuzo imbere y'Imana ngo babasengere, ngo ubusege nzajyana iki? Sinize, nta mwuga nize, nzajya njyana iki? Intoki gusa. Ndamubwira agenda wiga amategeko y'umuhanda. Ambera umwana mwiza, amategeko ntuza provisoire yayikoreye kuri telefone. Arayibona. Provisoire yayikoreye kuri telefone. Ndamubwira courage, noneho ujye ugenda nimbona 5,000. Twari dutuye hariya ku Muhima, imbere yaho bigisha imodoka. Ujye ugenda wige, nimbona 2 ugende wige, hanyuma nzashaka n'amafaranga yandi ashoboka nubwo bigoye, wige turebe yuko hari ikintu nawe wamenya gukora. Yego. Yarize, ambera umwana mwiza, ashyiramo umuhate, ku kibuga aho bigisha baramukunda, hakaba no mu imodoka akiga ku buntu ntacyo amwatse kubw'imibereho yabonaga dufite. Umwana rero yakoze bwa mbere aratsindwa, ariko ku bwa kabiri aratsinda. Ubu afite perime. No mu minsi ishize yari afite akazi ariko karahagaze,
ariko si kimwe nuko yari imbokoboko. Yego. Mu bana bawe bose nta wize? Kereka umukobwa niwe wize nawe mfashijwe n'umuterankunga Compassion. Yego. Kuko nabwo ntabwo yemeraga kumurihira. Niwe wize mfashijwe n'uwo muterankunga nkajya nshaka udufaranga nkongeraho ko Compassion itanga amafaranga makeya cyane. Yarasoje? Yarangije wa gatandatu. Nyine yarangije umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Undi nuwo ngo uri kwiga nyine nawe ugeze mu wa gatanu nawe nirengereye kuko n'uwo mukobwa ndamwirengereye nubwo nabonye umuterankunga akomeje kwiga ariko ntabwo akomeza kaminuza. Yego. Ariko ntabwo akomeje, ntabwo umuterankunga yamuha ibintu byose, hari ibyo ansaba byinshi. Ibyo byose se ntabwo azi uko bikorwa. Ntabyazi. Ku buryo ashobora no guhura n'umwana mu minsi yashize yahuye n'umwana agiye kwiga kuko yiga ahantu bita Nyabihu. Bahurira muri gare Nyabugogo yanga kumusuhuza. Ntashobora kumusuhuza, ntashobora nta n'inote y'igihumbi yamuha no kubavugisha ntiyabavugisha. Ibintu rero byo kugira ngo wenda mwiyubake mukora ubuzima urumva ibyo wakoraga byagiye bikura gute ku buryo mugira inzu muri Kigali? Byagiye bikura ubwo twaguze inzu ku Karambo. Tugura inzu ya chambrette. Hanyuma turayongera isa nkaho ibaye nini. Nyuma yaho tugurisha inzu twari dufite mu cyaro. Hanyuma tubariyo tugura ahandi hantu bita Sodoma. Tumaze kugura Sodoma aho hantu niho batwunguye batwungura amafaranga duhita tugura aho dutuye ubu ngubu mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Nyanza umudugudu wa Rusororo. Byaje kuba ngombwa rero yuko tugurisha aho twari dutuye Kamabuye muri Karambo kuko inzu twari twaguze ntabwo zari zuzuye neza. Aho twagurishije niho twakuye amafaranga yo gusana no gushinga business. Yego. Muri urwo rugendo rwose rwo guhuza gutera imbere ibya bindi byo guca inyuma nta byari bikirimo? Byari birimo cyane. Kuko tumaze kubaka aho Kamabuye yagiye gukorera i Rwamagana. Agiye gukorera i Rwamagana ahita yinjira y'umugore w'umuyedi we. Noneho uwo mwana witwa Nzayisenga Jonas utarize ariwe nababwiraga ko nakoresheje uko nshoboye nkamushakira perime. Yari yarahungiye i Bugande, yagiye ari muto cyane. Hanyuma i Bugande aza kugaruka yarakiriwe n'umuntu w'umunyarwanda amubwira agenda ubwira iwanyu bagira icyo bakora nabura ugira ikintu wiga. Ageze mu rugo asanga papa we yagiye i Rwamagana. Rwamagana rero naramuhamagaye nawubwira ko umwana yaje kandi ukabaha abandi akazi uri gapita wubakisha uramufasha tubone ikintu yiga. Arambwira ngo ntibyashoboka. Narababwiye ngo ajye kwihigira nanjye narihigiye. None basi muha akazi rero abashobore kugura n'ipantaro. Aravuga ngo akazi ko ndakamuha. Yego. Aratega aragenda umwana asanga se aho yakoreshaga i Rwamagana hafi y'aho bubatse uruganda runo rw'ibigega. Aho ruri. Nuko barwita Roto. Hanyuma rero aho ngaho niho ise yajyaga arongora uwo mugore w'umuyedi areba. Hanyuma nyuma yaho umugore nawe yaje kumpamagara ambwira ngo ntabwo nkiri umugore. Ngo umugore niwe ngo ntabwo azagomeza kuba mu cyaro mba mu mazu y'i Kigali. Nagiye i Rwamagana ntahazi. Sinzi nanjye uko nagezeyo. Mwarasezeranye? Twarasezeranye byemewe n'amategeko. Nuko washatse utujuje imyaka ubwo nibazaga ko mwese mufatiraho. Twarasezeranye dukora n'ubukwe. Umaze kuzuza imyaka y'ubukure? Oya. Imyaka y'ubukure nayujuje kubwiranga muntu twari twaguze nemererwa gusezerana. Mwaratekinitse? Twarasezeranye rero imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Yego. Ubwo rero uwo w'i Rwamagana yarampamagaye njyayo. Ngezeyo bibana bibi cyane. Nuko
arataha araza asahura ibintu byose ngo ashaka kumusanga. Umukuru w'umudugudu wacu wa Kamabuye bita Jerome, ubwo buhamya yabubaha, niwe wamuhagaritse yasahuye ibintu byose kuko yantaye Rwamagana aza gusohora ibintu mu rugo. Ntabwo yigeze ahagarara rero kurongora abagore no gusambana, ni ibintu bye. Ese ubwo igihe cyose mwabanye mu rugendo rwawe nawe imyaka 28 nta n'umunsi n'umwe migeze ugira ibyishimo mu rugo, ubone muri guhuza, ubone yahindutse? Kwishima kwe we nawe nyine mwishimanye muri guhuza, nta kuguca inyuma, nta biki? Twahuzaga iyo twabaga dukennye. Iyo mwabaga mukennye? Ya mafaranga amaze kuyarongorera yanywereye yarangiye, ubwo yarazaga agaca bugufi kuko yarazi yuko ndi bukora akazi kose, agaca bugufi tugakorera ayandi. Amafaranga yamara kuboneka kongera kamera kwa kundi. Yego. Noneho rero amakosa akagaruka agasaba imbabazi, mukongera mugahuza mukiyubaka, noneho kugira ngo ugende nawe agende, imbarutso yabaye yihe? Imbarutso yabaye nyine iyo botike twari twakoze, kuko botike twayikoreragamo twembi. Nkajya kurangura agacuruza, hakaba ibyo ashoboye kurangura, nanjye hakaba ibyo nshoboye kurangura. Iyo yageraga mu rugo rero kurangura byarangiye, yarambwiraga ati giye urabizwa nkunda umupira, ngiye mu mupira, kandi imipira yo hanze iba ninjoro. Hanyuma agahita yigira mu ndaya zo muri korodori mu Giporoso. Iki cyakubwiraga ko yagiye mu ndaya? Nuko zampamagaye. Baraguhamagaraga? Bakakubwira ngo iki se? Bakambwira yuko jewe nta umugabo yandongoye amazi, ariko nawe yarabimbwiraga. Yarambwiraga ati imyaka nakurongoye naraguhaza sinkigushaka. None se sinumva uboga ari nk'umusaza ubu? Cyane, afite imyaka 50 nimba atari n'itandatu n'irindwi. Ubwo umuntu ntiyavuga ko hagiyemo ikinyuranyo cy'imyaka ari byo byatumye mudahuza? Kuko ibyo bintu abantu bakunda kubivuga cyane, ko abantu bashaka abantu babarusha imyaka myinshi cyane, hari igihe hazamo uburyo bwo kudahuza cyane bitewe n'imyaka. Kudahuza bitewe n'imyaka wapi? Kudahuza kwacu ugasanga ugeze mu gihe cyo kujya gukora ibikunezeza, mu gihe we none hari kwisazira ari muri pansiyo. Oya, ntabwo ariyo mpamvu, kuko byagucaga inyuma se ku bantu bato cyangwa n'abakecuru? Cyangwa n'abakecuru? Njye nabonye abagore bose, kuko na mukeba wanjye wansimbuye nyuma yuko dutandukana, byaramunaniye baratandukana. Arampamagara aranganiriza nka mukeba we, arambwira ati je ntabwo uriya mugabo namushobora, ni wowe wakamushoboye. Nizihe ngeso se we yamubonye ho wabonye biyibuza mu byo yakubwiye ubona birahuye? Mu busanzwe ntatinya kuba yasambanya undi mugore undi afite areba. Ntabwo abitinya pe. Ni ukuri pe. Koko tuzi ko akenshi igitsina gabo iyo kigiye kubikora kihisha, we n'umugore akabikeka. Ibyo yabikoreye umugore mushyashya akunda. Ngo batashye, ni amakuru umugore yampaga. Batashye abari kumwe n'undi bavuye kunywa, arangije arabyuka mubyuka inyuma, anambwira babati ikitangaje ati twari tumaze no kurongorana nk'abantu babana. Atahita mbyuka inyuma ajya gusambanya wa wundi twari twacumbikiye. Ati genda hita mubwira ko njyewe ntari umugore wewe batandukanye, ati njye ntabwo ndi mama Thierry, ntabwo byakunda, ntabwo byavamo. Ikindi mu buzima bwe, nimba afite ibihumbi 50 cyangwa se afite iyo sambu dufite, akubwira ko yakoze yarangije gukora. Yarakoze yarangije gukora, agomba gutungwa n'ibyo yakoze. Icyo ni kimwe mu bintu twapfaga, kandi yapfuye n'uwo mugore. Ko yavugaga ko nimba hari umuceri hakaba akawunga n'ibishyimbo bihagije, kuko atemeraga ko umwana yiga. Ntiyemeraga yuko umwana yiga, ntiyemeraga yuko kwambara bibaho, ubundi buzima bubaho. Nimba tudakodesha ukababonye umuceri n'akawunga, ubuzima n'ubwo ngubwo. Rero bananiranwe nawe bitewe n'izo ngeso, kandi noneho ni wa wundi mugirana ikibazo akaba yakwica pe. Hari ubwo byigeze kukuba hose? Yaguze umuhoro. Uranafotoye abatangabuhamya, abaturage barabivuze. Agura umuhoro wo kuntema, abaturage baramufata. Ari nayo ntandaro aho abaturage bamufashe agafungurwa, umudugudu abigizemo uruhare kuko yanze gutanga raporo y'ibyabaye. Ahita azaranyirukana, aravuga ngo n'ubundi wowe nta muntu wakurengera. Mudugudu mupfiki? Mudugudu dupfa yuko
tumaze cyangwa ya ni inshuti ye n'umusa basangira akayoga. Oya ntabwo yari inshuti ye basangira akayoga, babaye inshuti nyuma bagiye kunyuzuriraho kuko mudugudu wa Rusororo Karenzi yego twagiye gusana. None umugabo wanjye afite ukuntu avuga ngo leta ni y'abagore ngo genda ngo usabe ibyangombwa ahantu hose akaba ari washyira imbere. Rero nasabye ibyangombwa mbisabye byo gusana kuko twari twaguze inzu ifite amabati ashaje, arangije izindi nzego zose ziransinyira kugira ngo dusane. Hanyuma umudugudu yanga kunsinyira, ariko abonye bose bansinyiye aravuga ngo ntacyo ngaho ni musane. Igihe cyarageze rero umudugudu ahita nsanga muri iyo business muri ako kabutike, arambwira ngo iyo ubona tukwemerera gusana ntabwo wagira ikintu wibwiriza. Ndamubwira nta mafaranga mfite ntayo, ariko nubwo mbona kuriya mfite umugabo turabiganira. Arambwira ngo ariko udafite n'amafaranga ngo uri umugore mwiza buriya ngo hari n'ukundi kuntu wabigenza ngo kandi tukabana neza. Ubwo yashakaga iki? Yashaka kuvuga yuko twaryamana nyine ikaba ariyo ruswa muhaye kubera ko yemeye yuko dusana. Ibyo mudugudu yarabikubwiye? Yarabimbwiye. Nyuma yaho rero nabiganirije umugabo nubwo twabanaga mudugudu yaragusabye ujya kumurega ubibwira umugabo? Narabimubwiye mubwira ngo dushaka uburyo tumuha ruswa y'amafaranga kugira ngo muhe ruswa y'umubiri wanjye. Hanyuma umugabo rero kuko yari ari muri ako gacu ko kujya mu bagore nk'uko tuwabikora, yahise akorana na mudugudu agenda amubwira ko ndi umugome ndi mubi. Hanyuma mudugudu namugezaho ikibazo cyanjye ari kunkubita naraye hanze. Umugabo yabwiye mudugudu ngo umugore wanjye yambwiye ko wamusabye. Ngo nicyo kikwereka ko ari mubi. Ngo ntabwo wamubwiye ngo muryamane akabyanga. Ngo icyo nicyo kikwereka ko ari mubi. Mudugudu nyine yahise arakara kubera ko nari namushyize hanze, kandi njye nabiganirije umugabo numva ko dushaka igisubizo cy'urugo rwacu. Ubwo rero nibwo mudugudu yamubwiye ko bagomba kuwumenesha, kandi koko babigezeho ubundi ku gasozi Ndangara n'abana ku gasozi, kandi twarubatse dufite inzu bampaye bakanyambura uburenganzira bwo kubamo. Mwari mufite inzu iba hehe imwe? Ni inzu imwe ikaba ifite nyine utwatuzu tw'imbere twa Nex tw'udushamburete. Yego. Ni inzu y'ibyumba 3 na salo na korodori n'utunegisi turi mu rugo nyine. Iyo nzu kugira ngo bayigukoyemo gute kandi uri umugore w'isezerano? Bayinkuyemo kuko mudugudu yakoranye n'izindi nzego, izi nzego ziruzuzanya. Barambwiye mudugudu yarambwiye ngo ibyo wibeshya byose aho kugira ngo tugonganishe twakugonga. Iyo namutakiraga yuko nakubiswe mfite n'ibimenyetso akabyanga, najya ku kagari gasanga mudugudu yavuganiye umugabo. Mudugudu n'umugabo wanjye n'abantu bazi gutanga ruswa ku buryo batanga ruswa y'ibintu binagaragara. Umuntu yiyemerera ku giti cye. Nko mu rubanza yankubisemo ashaka kunyica, yaburanye mu Kagarama arabyiyemerera yuko yankubise akankubita umukoropesho ukankomeretsa. Ariko yarangiza akavuga ngo ntabwo amaza kunkeke. Ni ukuvuga ngo nta kirengera mfite ahantu hose ndahagera. Buretse turebe ibyo bintu byose dufite inzego nyinshi. Ntago kwa mudugudu ariho ibyo ari byose urwego rurenganira. Dufite RIB, dufite polisi, dufite n'indi miryango iharanira uburenganzira bw'abagore myinshi cyane yashoboraga kugufasha ukarenganurwa. Aho hantu hose hari ahantu wigeze ujya? Nagiye ku kagari, nagiye ku murenge, noneho kuko nabonaga batanyumva nafashe iya mbere nagerayo nkababwira ikibazo nkanabandikira kugira ngo nzabone uko mvuga ko niba bihakana mbereke ko banyakiriye. Bakansinyira resebusiyo. Nagiye hose rero kugera ubwo ngera ku mujyi wa Kigali. Aho hantu hose nta kintu cyavuyemo? Ubwo nukuvuga ko ntabwo bansubiza. Barakurenganyije. Aho ngera bahita bansubiza kwa Karenzi, kwa mudugudu. Ngo abari umfasha kandi ntashaka kumfasha. Mudugudu se ubwo mudugudu harya ngo mufite ibyo mupfa? Dufite ibyo dupfa kuko byabaye intambara, kandi njye nabiganirije umugabo numva ari ibanga ry'urugo. None se ubwo kugira ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo bagusohore mu nzu ugende uyivemo ntubu yifiteho uburenganzira umuntu wese byari byose tuwe nabana no kuvuga ati reka tugabane
divorce ni ukuvuga ngo mudugudu n'umugabo bavuze yuko umugabo yabwiye ko nta kintu nigeze nkura iwacu. Ntabwo ashaka rero ko tugabana umutungo ngo tutashakanye kuko ntacyo ngo nakuye iwacu. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo mu gukora raporo baraza kuko nabahuruje ariko nige wareze bakavuga ngo ni amakimbirane ariko ntibagaragaze ese aya makimbirane ninde uyatera. Bafite n'uburenganzira bwo kuvuga ati ni umugore wakubise umugabo. Jewe mfite abana ibintu byose umugabo yagukore nta na hamwe bigeze bamuhana ngo uvuge barandenganuye. Nta na hamwe bandenganuye. Ntabwo bigeze bamufunga. Yarafunzwe ariko hatangwa ruswa abumwere kandi yiyemerera yuko ankubita. Ubwirwa n'iki ko hatanzwe ruswa se? Nuko birengagije ibimenyetso kandi bifatika nawe yiyemerera. Abatanga buhamya nk'umuntu watanze ubuhamya bw'umuhoro wari ugiye kuntema. Ni umukuru ni umunyamakuru mu mudugudu wacu. Yarabyiboneye abitangira ubuhamya ariko ibyo birirengagizwa. Umugabo nawe arabyiyemerera. Nagiye kwa muganga kuri Isange nabaye mu bitaro naciye mu cyuma inshuro zirenze imwe kandi ku mpamvu z'umugabo wankubise. Ibyo byose bagiye babyirengagiza. Abatanga abahamya barabivuze. Umugabo ariyemerera ko ajya nkubita. Ubuyobozi bwihishe inyuma y'iki kibazo buravuga ngo ni amakimbirane ariko ntibugaragaze ayo makimbirane ashingiye kuki ese akorwa nande. Niyo mpamvu nemeza ko ari ruswa pe. Nta makimbirane babonye hagati yawe nawe kandi wowe ubona ko uyahoramo. Barayabona baranayazi ariko ntibashaka kuvuga ayo ariyo. Kandi mu myaka twabanye nta na rimwe yigeze ajya kundega. Nigiye ugenda ntakamba nageraho ngasanga uwo ndega niwe ndegera akahita ajya kuri akote y'umugabo. Noneho rero kugenda wavuye mu rugo bayihute abana mbayeho ndi umuzunguzayi hariya Nyabugogo mu Nkunda Amahoro kwa Mutangana. Hariya hose nkora ikintu bita inyama za tofu. Nkaziteka nkagenda ngurisha akantu kamwe ijana nkashobora kubona ubuzima bwo gukodesha akazi tubamo. Ubu wavuye mu nzu mwari murimo ibamo nde ikoreshwa nandi iyo nzu? Iyo nzu ibamo umupangayi mba nashyizemo ariko umupangayi yahagera agahita akorana na mudugudu. Urumva umupangayi iyo nzu ibamo umupangayi ni wowe mba namushyizemo uko ninjye bayihaye barayiguhaye ngo nyikodeshe hanyuma njye gukodesha ahandi. Ariko umupangayi ariko barabagabanyije n'umugabo. Umurenge waratugabanije ariko tugabanya mu bintu uburyo butari divorce bwo kugira ngo batugabanije mu buryo butari divorce. Bamwambura inshingano zose bamuha isambu n'urutoki runini cyane ruri Bugesera. Iyo yanze injerekani nyayenga nk'injerekani 5 cyangwa 10 bamuha n'iyo nzu barahindukira naho ngaho bamuhamo inzu enye udushamburete 4. Bamubwira ko ibintu byose imisoro amazi abanyeshuri ibintu byose n'ingengo njyiza. Nk'ubu hari umupangayi wabayemo guhera mu kwezi kwa mbere yavuyemo ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu apfushije umuntu yivanyemo kuko yabonaga ari hatoya ngo atahakorera ikiriyo. Imana yonyine niyo yamunkuriyemo kiramo urimo noneho nkimara kumushyiramo nibwo wa mugabo ahise ahishura wa mwana araza amenaguriraho ibirahure wa muntu nashyizemo. Nabo bari mu nzira zo kwigendera avuga ati singiye kuzagwa ahangaha kuko yamumenaguriyeho ibirahure. Umugore we yari atwite. Ngo ashaka iki se? Umwana se? Umwana ngo yamenaguraga ibirahure bye sinari impari nyine simba muri Kicukiro narahonze ngo avuga ngo arashaka 8. Ngo ariko ngo wampa mama ngo mama ngo hanyuma ngo mutsinde muri no ruhurura. Ni politike afitanye na papa we amakuru nafashe ngo se yaramubwiye ati jewe nyoko mwishe ntabwo wazamfunguza ariko wowe umwishe nazagurisha nk'ibugesera nkagufunguza hanyuma imitungo nkayiguha kuko niwe mwana twumvikana abandi ntabwo twumvikana. Ibyo byose ubuyobozi burabirebera. None se uwo mwana ubwo we ni muzima mu musore w'imyaka 28 bakoresha ibyo bintu cyangwa afite ikibazo mu mutwe? Nta kibazo afite. Ntacyo. Nibyo bamusizemo. Ni ibintu bamushyizemo kuva bamutwara. Bamwangisha umubyeyi we gutyo. Hari ndikumva harimo hashobora kuba harimo n'abazima ho. Ko ntago
abana bakunda ba nyina cyane. ndakubwiza ukuri umwana wanjye nta kintu twigeze dupfa n'umunsi n'umwe. Amplisi imfura. Yego ni umwana nabyaye mbabaye, ni umwana nabyaye matrice yanjye itarakura, kumubyara niwe mwana nabyaye bingoye, ku buryo iyo mbyibutse kwiyakira biramvuna. Ihangane. Amaherezo y'ibintu byawe ubona ari ayahe? Amaherezo nimba ubuyobozi bwaranyirukanye mu rugo rwanjye. Ese ntabwo wemerewe kuhasubira? Ntabwo nemerewe kuhasubira. Uramutse ubuze ubushobozi bwo kwishyura inzu ntabwo wajya kuba mu oya mu nyandiko yansohoyemo birimo ko ntemerewe kuhaba. Nzajya mpakodesha nkishyuraho kuba. Rero nimba ntagaragara nk'umuntu uhozwa ku nkeke, singaragare nk'umuntu ufite ikibazo cyo kuba nakwicwa kandi birimo n'ibimenyetso bihari. Ubuyobozi bwakagombye kunsubiza urugo rwanjye nkarugwamo, ariko bakabyemeza yuko kizaba bazakirengera, kuko ngenda babwira ntibanyandikire bampe raporo y'ibyo nakorewe, hanyuma bakavuga ngo ndabategeka. Njye ntabwo mbategeka. Nta handi hantu wari wajya ku ubu nabaregeye Transparency Rwanda. Niho wagiye? Urategereje? Ndategereje. Negereje ko Transparency Rwanda kuko ishinzwe uruswa n'akarengane indenganura nk'umugore w'isezerano, sinkomeze kwangara ku musozi n'iyi myaka mfite. Cyangwa se nimba babona nta hohoterwa ririmo nyine bakabigenza gutyo. Ubu ndagira ngo ndasaba inama kuko simfite igisubizo cy'ubuzima. Se nihe nakora, nihe najya nimba abantu bose badashobora kunyumva kandi ntibagaragaza ikibazo mfite? Ubona ari ukubera iki? Ni akagambane na ruswa bikorwa n'umugabo wanjye afatanije n'uwo nguwo twagiranye ikibazo karenzi uwo mudugudu. Kuko urabona iyo ugiye kwa meya ahita ahamagara gitifu w'umurenge kamubwira ati umuturage uyu n'uyu afite ikibazo iki n'iki. Gitifu ntabwo azaza, ahita ahamagara uw'akagari agahita avugana na mudugudu bakababwira yuko ndi umusazi. Nababwiye ko ndi umusazi ari jye wananiranye, ariyo mpamvu bagomba kumenesha. Ejo bundi bwo uwo mwana amenagura ibirahure executive w'akagari ka Nyanza twaramusanze jye n'umunyamategeko bita Maître Pefani ukorera Nyamirambo kuri 40. Aravuga ngo reka nanjye noneho ngo ngaragaza uruhande ndimo, ngo nanjye ngo nabirukana, ngo ntabwo nakwemera yuko mu mbera mu kagari no mu mudugudu, ngo ntabwo nabyemera, ngomba kubirukana. None muri uko kutwirukana ntibashaka kugaragaza ukuri ngo ubutabera bundenganure, mbone ubutabera mbeho mu mahoro n'umugabo abeho mu yandi. Ntacyo mfite cyo gushingiraho naka divorce. Kubana ndavuga kubona guhura. Twahuriye ku rukiko ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu, ari kuburana n'ubushinjacyaha nyine ibyo by'urwo rubanza rwo kumoza ku nkeke. Ntago muvugana? Wapi? Abana nyine turabana, batatu turabana, ninjye nkurikirana ibyabo. Hari igihe byari byose umuntu munaniranwa ku bana ariko ugasanga avuga ati abana banjye. Wapi? Nta bandi afite ku ruhande? Ntabwo mbizi. Ntago ubizi? Nta mwana bavugana n'uwo bahura ngo amusuhuze cyangwa amuvugishe. Kandi noneho mve ko banyangirije umwana, uwo mukeba wanjye wansimbuye bita Angelique. Yarambwiye ngo umugabo yaramubwiye ngo ntabwo ngo umwana w'imfura ngo ari uwe, ngo naje ngo mutwite, ngo namubyaye igihe kitageze, kandi niwe kugeza ubagira igikoresho. Nta mukunze, arimo aramushuka kubera ko atamukunze. Ibintu byanjye ni amayobera, ariko nta yindi shobora mfite. Je numva bafite undi mugore uwarongo yamumarana amezi angahe akaba aramwirukanye. Mu minsi ishize yari bazanye ku rukiko yari afite. Ariko yabyumvishe gutyo ahita amwirukana. Nta bari abana imbona nkubone ngo bamarane imyaka umwaka urenze umwe. Uwashatse wese barananirana. Hari nk'umukobwa wari uri mu nzu iwanjye tutanaziranye, yanyohereje amafaranga kuri telefone. Aramubwira ntuzabe muri iyi nzu, warishyuye byararangiye. Uwo nguwo nawe yaragiye aramwinjira, barabana, igihe kiragera bararwana, induru ziravuga ngo yamwibye gaze. Nukuvuga ngo niyo mbonye umuntu muzima ahita amukoramo politiki. Umukobwa wese afite amafaranga y'umugore wese, uwo ni umugore w'umugabo wanjye.
ntago byoroshye ariko wenda sinzi nimba ikintu narindi kuvuga cyuko ashaka kuba haraje wenda tunagira abantu inama bakiri batoya nimba uri kubona kutuhuza nawe kutumvikana nawe bishobora kuba byarajemo ikibazo cy'uburyo mutanganya imyaka akurusha imyaka myinshi yandusha imyaka myinshi kandi mu kuyindusha ntabwo jyewe narebaga ngo ndebe yuko yafata iyambere akareba ukuntu twavunitse akareba ukuntu tutaragira ibintu twaburaraga tukabwirirwa nkumva yuko nubwo afite ibyo bibazo byose ariko bizashira tuzakomeza tukabana kugeza dushaje mu by'ukuri rero mu myaka yanjye mike ntabwo narebaga ngo ndebe ikihishe inyuma y'ibyo iyo nza kubimenya ntabwo iyo botike barayigurishije nta n'ibihumbi 10 nkuyemo cyangwa 100 ngo ngene ntangire ubuzima nk'umuntu wari uri mu rugo kandi ntabwo rwari rukomeye cyane ariko nta nubwo rwasabaga umunyu ubona ko byajya guhenda ubwenge ku bintu byinshi cyane kuko n'ubu ngubu mu minsi yashize hari umugore wamuhamagaye yari twaravuganaga aramubwira atese buriya urabona amaherezo azaba yaye wasubiranye n'umugore wawe aramubwira ngo hoya ngo imyaka namurongoye naramuhaze sinkimushaka sinkinamukeneye muri make nta nkeneye gusa ikintu yigeze kunsaba divorce y'ubwumvikane akajya amuhamagara akambwira ko ntagigushaka wampaye divorce y'ubwumvikane ndamubwira oya ntabwo giye nakumvikana nawe kurya abana twaguze Bugesera tuhaguriye abana reka tuhabandikeho dore dufite n'abatarize batazashobora kuba muri uyu mujyi wa Kigali hanyuma twe tugabane mu Gatenga arabyanga aravuga ngo abana leta nta kibateganyiriza umwana wujuje imyaka 18 leta iramujugunya nta ni senkani kuri senkani sinshaka ko hari icyo naho umwana ndamubwira rero udashaka kugiha umwana rero katuzakore divorce mu buryo bugaragara ku buryo n'umwana nambaza nzamubwira ngo byakozwe n'urukiko byakozwe na leta ako je sinshaka kumvikana nawe kurya abana nibo nakoreye nibo twavunikiye ndabyanga yego nuko komeza kwihangana ibintu nuko urugendo nyine mu rugendo habamo ibitugora nibiya bimeze bitebwo nicyo nakubwira ariko nanone hari icyo ushaka gusaba abantu badukurikiye uranatanga nimero yawe ya telefone navuze ko dufite abantu badukurikiye bagiye batandukanye hari abakozi b'Imana batera inkunga mu buryo bw'amasengesho hari abandi bantu batera inkunga mu buryo bufatika abo Imana ikoresha hari n'abandi baba bazi by'amategeko baba bazi ubujyanama ashaka kubwira ati nyura aha biragenda gutyo ndetse n'ubuyobozi hari nabo mu nzego z'ubuyobozi babyumva akavuga ati turumva yararenganye uwo muntu dushaka kumufasha gutyo ubwo uragira icyo usaba abantu unanavuga nimero ya telefone yawe yego ngiye icyo nsaba abantu badukurikiye nuko ubuzima bwanjye bugeze mu kaga kugeza uyu munsi wa none hasi nubatse ndi ku gasozi maze y'imyaka 2 n'igice kandi nta cyerekana yuko ndi ku gasozi abayobozi bakoze raporo idafite ishingiro kubogeza ubwo bajijishije n'abantu bavuga izina ry'uko ritari bandika ko yitwa ufite amaboko mu buryo bwo kumima kandi yitwa ufite amahoro nta kigaragaza amakimbirane n'ihozwa ku nkeke nigeze nkorerwa ku buryo urukiko rwabishingiraho nta cyerekana igituma banyirukana mu rugo rwanjye gusaba gusubira mu rugo ko umurenge wa Gatenga nsubiza urugo rwanjye ntabwo ari uko mbyishimiye ko ndabizi neza ko bishoboka ko nanahagwa ariko nimba babona nta makimbirane babisinyire bansubiza uburenganzira banyambuye nimba babona nta ngaruka ihari ariko ibyo bikorwa n'ishingane ku rwego rwose ku buryo nindamuka nsubiye mu rugo nkagwa kuko banze yuko amakimbirane akemuka kandi afite aragaragara ni ibintu umugabo yiyemerera ni ibintu abaturage bazi kugeza ubwo umunyamakuru mu mudugudu ari we wagiye gutanga ubuhamya bw'uko yaragiye kuntema n'umuhoro ibyo ni ibintu bihari umuntu ashatse ko mbimwereka mbifitiye inyandiko ubwo rero ndasaba kuba ibintu bibiri nimba koko hari ubutabera nimba nkwiriye kubaho mu mahoro Karenzi niyirengagize yuko yashatse ko turyamana nkabyanga akore raporo y'ibyo nagiye nkorerwa we aravuga ngo ndamutegeka ajye simutegeka pe ntabwo ntegeka abayobozi ahubwo nibandika ibyo bazi byo muri 2018 uko nakubitwaga uko nararaga hanze uko nicishwaga inzara ibyo noneho urukiko rushobore kubibonamo ikintu rushobore kumpa ubutabera ariko nimba babona ko urugo rwacu ari amahoro nk'uko babivuga batankorera iyo ntoza nibagaragaza igituma banyambura uburenganzira bwanjye bwo kuba mu rugo rwanjye
nashatsemo ndi mutoya, nasezeranyemo, nabyayemo abahungu 3 n'umukobwa umwe. Niba bigaragaza nge numva meze mu gihirahiro, ndifuza ko umuntu wese wanyumva yamubufasha mu bitekerezo, yamubufasha ahari hose hashoboka kugira ngo nanjye nshobore kubaho nk'umunyarwanda kazi ufite ikibazo. Nge ntabwo ndi umunywi, sinsinda, sindi indaya, siniyandarika, ndi umumama urera abana banjye mu ndangagaciro zanjye za Kinyarwanda. Sinzi impamvu nafashwe. Ese ubuyobozi bwa Gatenga na Mudugudu Karenzi bavuga ko ndi umusazi, nibajye kumpimisha barebe ko hari ikibazo mfite cyo mu mutwe. Nge ntabwo nasaze, ibimbaho byose mfite agahinda kandenza, ariko ndi muzima. Ndi umusazi, ntabwo nashobora gufata ya mbere ngo nge kuzunguza akadobo kangana amafuti ntayo urugo rwanjye n'isambu ntashobora kubonamo igitoki ari gihe wayiguze. Nicyo nabasabaga, kuko nyuma y'icyo ubuyobozi buzama, nyuma y'inama tingane mujye mu burenganzira bwa kiremwa muntu, ntanga izo mpapuro zose nuko nahavuye nuko masubiye, ubwasigaye nishyire mu maboko y'Imana, kuko mbona nta yindi showa mfite. Ntabwo nakomeza kuruhira ku musozi, ndashaje, imyaka mfite nyiri muto narakoze, nshobora kubonaho kuba ntabwo nshoboye nk'ubu ngubu nta mafaranga mba mfite yo kwishyura inzu, biragoye. Nk'ubu ngubu nta mafaranga yo kwishyura minerivare, ntabwo bishoboka, birangoye. Ubwo rero ibyo byose numva n'ubundi kubaho ntacyo byamarira igihe ibyanjye biribwa n'abatarabiruhiye, igihe muhohoterwa. Nimba ko kubuyobozi leta yacu yemera yuko njya kwicwa nk'uko inkoko bayica, ubwo bama uburenganzira. Nimba se hari ikindi cyakorwa, nkabona raporo yo guhozwa ku nkeke nk'uko biri, nk'uko abayobozi babizi. Narishinganye ku rwego rw'igihugu, nandikiye umuyobozi mukuru wa RIB muri 2018 mwereka impungenge mfite, ndamenyesha ubuyobozi bwose umutekano mfite biranga. Nimba babona yuko mfite umutekano, nibansinyire nsubire mu rugo rwanjye. Murakoze. Nimero yanjye ni 078 69 80 64 6.